burya hari igihe tugera mu bigeragezo byinshi, hari igihe tugera mu bigeragezo bikomeye tukiheba, tukajya kure, tukumva twakwiyahura, tukumva twakwiyaka ubuzima. Ariko burya hari ibintu byinshi biba byabaye bikarengera ubugingo bwacu ntidupfe, kubera ko muri ibyo bibazo turimo no kubura ubugingo biba birimo, no kubura ubuzima biba biriho, ariko Imana ikakurindira mu bibazo ufite. Reka twongere dusuhuze ubwoko bw'Imana mutuye mu mpande zitandukanye hirya no hino. Tunejejwe cyane n'Imana yuko twese turi bazima, kuko uyu munsi hari umubare munini cyane wabuze ubuzima. Hari umubare munini cyane uyu munsi umwuka wabo wahagaze. Hari umubare munini cyane uyu munsi umutima wabo wahagaze gukora. Uyu munsi bageze mu isi y'abacecekerwa, ariko twebwe kuba uriho nicyo gishoro, kandi kuba uriho niryo shimwe dushimira Imana. Niryo shimwe dushimira Imana kubera ko yakurinze, yandinze, ikarinda umuryango wawe, ikarinda ahantu ukomoka, ikarinda ahantu uturuka, ikakurindira ahantu uri. Birashoboka yuko ushobora kuba uri mu bibazo cyangwa se uri ahantu ubona inzira zawe zose zifunze, ariko ndakubwiza ukuri yuko impamvu itatumye upfa, impamvu utapfuye, nuko hari ikindi kintu gishya kigutegereje, nuko hari ikindi kintu gikomeye cyane Imana yatumye wowe ukomeza kubaho. Burya hari igihe tugera mu bigeragezo byinshi, hari igihe tugera mu bigeragezo bikomeye tukiheba, tukajya kure, tukumva twakwiyahura, tukumva twakwiyaka ubuzima. Ariko burya hari ibintu byinshi biba byabaye bikarengera ubugingo bwacu ntidupfe, kubera ko muri ibyo bibazo turimo no kubura ubugingo biba birimo, no kubura ubuzima biba biriho, ariko Imana ikakurindira mu bibazo ufite. Hari igihe umuntu wese burya byanga bikunda ufite urugendo rugomba kukunyuza mu butayu. Twabwiwe amateka y'Abisiraheli, ariko urugendo rw'Abisiraheli ni urugendo rushushanya urugendo rwa buri muntu wese hano kuri iyi si. Byanga bikunda hari igihe umaze mu buretwa, umazemo igihe kirekire, umaze igihe kirekire warakoronejwe n'umuntu runaka, agutegeka gukora icyo ashaka, agutegeka gukora ibyo yifuza, ariko ugasanga ibyo aguha n'ibyo umukorera ntabwo bingana. Icyo gihe uracyari kwa Farawo, icyo gihe uracyari kwa Farawo. Niba udafite ubushobozi bwo gukora ikintu cyawe cyose ku giti cyawe, niba udafite ubushobozi buguhesha ibyo ukeneye byose, icyo gihe uracyari kwa Farawo. Birashoboka ko ufite umuntu ukorera, birashoboka ko ufite umuntu ugukorera, ariko ndakubwiza ukuri yuko niba ibyo ukora n'ibyo ubona bitangana, kandi ibibazo byawe bikaba byinshi kuruta ibisubizo ufite, icyo gihe uracyari kwa Farawo. Byanga bikunda rero, urugendo rw'umuntu rugira intangiriro rukagira n'iherezo, ariko muri urwo rugendo ugomba guhuramo n'ibintu bibiri bitandukanye. Ugomba kuba wizeye yuko uzahuramo n'ibibazo gusa, ugahura n'ibibazo, nyuma yaho bya bibazo byose byarangira ugahura n'ibisubizo, cyangwa se ukagomba kongera kwizera ko ushobora gutangira urugendo ugahura n'ibisubizo, ugatangirira mu bisubizo, ugatangira umeze neza, ugatangira nta kibazo ufite, ariko wagera hagati ibibazo bikaba byinshi, ibibazo bikaba byinshi, ukabura umuryango wakureraga, ukabura inshuti mwabanye mu byiza, ukabura abantu benshi mwabanye mu byiza, ukabura abavandimwe wagize kubw'amafaranga, ukabura abantu bose babanaga nawe, babandi bakwitaga bose bagatangira kugutera amabuye, bamwe wimaga ugatangira kubasaba, babandi bagushyigikiraga bose bakakwereka ko batagushyigikiye, babandi bakwitaga umutware bagatangira kukwita iciro ry'imigani. Iki gihe rero umuntu agomba kubaho azi ko ibyo bintu bishoboka. Hari ikintu kimwe tujya tugeraho nitwiteho,
hari igihe umuntu aba ari muri situwasiyo runaka, ukaba uri mu buzima bwiza ariko ukaba uzi neza yuko ibyo bintu uzabihorana. Ndakubwiza ukuri, ibintu ufite uyu munsi byari bifitwe n'undi muntu utaravuka, cyangwa se byari bifitwe n'undi muntu wowe utarabibona. Bivuze ngo aho uri uyu munsi, inzu utuyemo uyu munsi, reba ahantu uhagaze aka kanya. Aho hantu uhagaze hahoze hahagaze undi muntu mbere yawe. Bivuze ngo byanga bikunda kuba mu isi ni vice versa. Kuba mu isi ugenda uhura n'ibibazo ukongera ugahura n'ibisubizo bitewe n'urugendo ugenda uko rungana. Ntabwo dukwiye gucika intege ngo twumve turihebye. Ntabwo dukwiye gucika intege bitewe n'iminsi mibi. Ntabwo dukwiye gucika intege bitewe n'ibibazo bitwugarije. Ntabwo dukwiye gucika intege bitewe n'inzira turimo. Ntabwo dukwiye gucika intege bitewe n'ibiryo byabuze. Iki gihe hari inzara nini cyane. Hari umubare w'abantu benshi bafite inzara, kandi iyi si ituwe na miliyaridi zirenga 7. Ariko ndakubwiza ukuri yuko 1/2 cy'ubutunzi bw'isi bifitwe n'abantu batarenze 10. Ndakubwiza ukuri yuko abantu benshi bafite inzara, kandi hari n'abandi benshi bafite ibya mirenge. Ndakubwiza ukuri, mu bantu 1000 bateraniye hamwe, abantu 900 baba bashonje. Niba ubutunzi bw'isi bufitwe n'10%, ni ukuvuga ngo abantu 1000 bahagaze ahantu hamwe, muri 900 barimo baba bashonje. Ndakubwiza ukuri rero, byanga bikunda ikibazo urimo ntabwo ari iherezo. Byanga bikunda inzira urimo ntabwo ari kuzayisoza. Ndakubwiza ukuri, wowe izere Yesu, gira inshuti Yesu, ba inshuti ya Yesu, mugisha inama. Ntabwo njyewe mfite ubushobozi bwo kugukiza indwara, ntabwo njyewe mfite ubushobozi bwo kugukiza ubukene, kireka Yesu Kristo. Kiretse Yesu Kristo wenyine niwe ufite ubushobozi bwo kugukiza ibibazo byawe byose. Birashoboka ko umuntu ashobora kugusengera, akakurambikaho ikiganza, akakwaturiraho ibyiza, bikakubaho, ugakira, ukaba umuntu ufite amafaranga, indwara yawe ikagenda. Ariko ndakubwiza ukuri, uwo muntu aba yarabaye igikoresho cya Yesu Kristo, aba yarabaye igikoresho cy'Imana Data, ntabwo aba ari we ubikoze. Rero nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo guhindura dosiye yawe uretse Imana yonyine yakuremye, izi uburyo uzabaho n'uburyo uzapfa. Hari umugore umwe ngo yari amaze imyaka 12 arwaye indwara y'abadamu, murayizi. Uyu mudamu akenshi iki gihe tujya twumva ngo umukobwa cyangwa se umudamu agira ukwezi runaka, ajya mu mihango, iyo minsi yarangira akongera agasubirana akamera neza. Ariko uyu mudamu we yamaze imyaka 12 afite icyo kibazo. Ndakubwiza ukuri, byageze aho bireka kuba uburwayi busanzwe, noneho ubu burwayi karande, kuko ubu burwayi bwe bwamaze imyaka 12 yose ava amaraso adakama. Uyu mudamu ngo mu mwaka wa mbere, mu mwaka wa kabiri yari agifite inshuti, yari agifite abavandimwe, yari agifite umuryango yamwitagaho. Bakamenya bati wenda umudamu ararwaye, bakamenya ati mugenzi wacu ameze atya, bakamenya bati mugenzi wacu turabizi ararwaye, tumufashe iki? Twenda twatumumesera, ibyo kurya twabimutekera, twanamufata tukamutwara kwa muganga, tukajya kumushakira imiti. Mbese uyu mudamu mu myaka ye ya mbere yari akibona urukundo rw'abantu bamukikije. Ariko ndakubwiza ukuri, uko imyaka yagiye yiyongera, uko iminsi yagiye yiyongera, yageze aho ngaho asigara wenyine, kandi ataravutse wenyine. Uyu mudamu yaricaye, abonye inshuti zimushizeho, atangira gutekereza kujya mu baganga bamukikije. Akumva amakuru ati nyamara ati hakurya hariya hari umuganga ushobora kugukoraho akaguha umuti ugakira. Akagenda yagerayo, umuganga akamuvugutira ibyatsi runaka, akamuvugutira imiti runaka, akamubwira kunywa ibintu byahe na hehe. Uwo mugore yagerageje ubwo buryo bwinshi, ahura n'abaganga benshi, kandi abo baganga bagendaga bamuca amafaranga, bagendaga bamuca ibintu.
ndakubwiza ukuri, uyu mudamu yagurishaga ibyo atunze kugira ngo yivuze. Uyu mudamu yajyaga mu madeni kugira ngo yivuze. Uyu mudamu yajyaga mu madeni kugira ngo abashe kurokora ubuzima, kuko imyaka 5, 7 yabonye igeze aho ngaho, nawe ubwo atangira kwiheba, atangira kwiyanga. Abonye abavandimwe, abonye imiryango yimushizeho, atangira kwiyanga, atangira kumva ko ibyo afite byose ntacyo byamumarira abaye agumye ubwo burwayi. Afata umwanzuro wo kujya gushaka umuganga, afata umwanzuro wo gutanga ibyo atunze kugira ngo abashe gukira. Nshuti yanjye, hari igihe ugeramo babandi wabonaga ko ari bene so, babandi wabonaga ko ari abantu bafatanyije urugendo, babantu wabonaga ko ari inshuti magara, ukababura neza, ugasigara wenyine, ukabura umuntu n'umwe ukurengera, ukabura umuntu n'umwe ugufasha, ukabura umuntu n'umwe utakira, ukabura umuntu n'umwe ubwira ibyawe. Hari igihe kigera ukagera muri icyo kibazo, ukagera kuri iyo dodani. Iyo umuntu ataragera kuri dodani aba akibasha kuvuga ibyo ashaka. Iyo umuntu ataragera kuri dodani aba akibasha kuvuga abandi. Ariko iyo wageze kuri dodani ubona umutima wo gutuza, kubera ko warabonye ibyo abandi batabonye, kubera ko warabonye ibyo utigeze ubona mu buzima bwawe, ukabona ibikwigisha. Ngo uyu mudamu ubwo yatambagiraga yirukanka mu baganga, yajyaga yumva inkuru z'umugabo bita Yesu, akumva umugabo ibintu yakoze Kana, akumva amakuru y'ibintu yakoze Kana. Bakavuga bati Kana, Ikana urahazi? Uyu mugabo yafashe amazi, ubukwe bwateranye, abantu bateranye bari mu birori, afata amazi. Abonye ko abantu babuze icyo kunywa, abonye ko mu bukwe ibintu bikaze, abonye ko mu bukwe ibintu byadogereye, abonye ko mu bukwe inyota yabaye inyota, afata amazi ayahindura divayi. Ibyo bintu yarabyumvise bita mu gutwi. Arongera arumva ngo uyu mugabo yahuraga n'umuntu urwaye igicuri cyangwa se indwara iyo ari yo yose. Yahuraga ngo uyu mugabo yakozaga ikiganza ku muntu agakira. Atangira kumva inkuru ukuntu yazuye Lazaro, atangira kumva inkuru ukuntu yakijije umuntu igicuri, atangira kumva inkuru uburyo yirukankanyaga amadayimoni mu muntu. Yumva aramukunze, ariko muri we yumva bitewe n'uko ameze, yumva nta nzira n'imwe izigera ibahuza. Kubera ko uyu mugore usibye no kurwara gusa yaratangiye no kunuka, kuko ino myaka 7, 10 yaratangiye kunuka. Ari umuntu uhagarara n'abantu bose bakiruka, ari umuntu uhagarara n'abantu bose bakamureka bakamusiga. Ni umuntu watinyaga no kujya aho abantu bari, dore ko iwe nta n'umuntu wahageraga bitewe n'umuntu uko yagendanaga. Uyu mugore ahantu yabaga atungutse wamwumvaga atarakugeraho, bitewe n'uko uko yakarabaga kose ntago yabashaga guhagarika ibibyavaga buri munsi, ntago yabashaga guhagarika amaraso yavaga buri munsi. Kandi uko amaraso yavaga buri munsi niko umwuka wagendaga uzamuka. Uyu mugore yaratangiye kunuka, nawe ubwe yiyanze. Mu yandi magambo, hari igihe ikibazo cyawe Imana ikireka kikageraho kinuka, ukanukira abantu. Ikibazo cyawe kikanuka, no ku murenge bakakimenya, no ku karere bakakimenya, no ku rwego rw'igihugu bakakimenya, imiryango yawe ikakimenya. Yagikumva, yakumva izina ryawe n'ugufite muri telefone agashiramo akabazo. Hari igihe kigera imiryango na wa muntu waguhamagaraga izina ryawe akarisiba. Iyo utarageraho ibibazo byawe binuka, hari umuntu ujya kumva aratera induru ngo yewe ngo nahuye n'ikibazo, nibwo agihura n'ikibazo ariko atangiye gutaka. Ndakubwiza ukuri, niba ikibazo ufite kitaranuka, nushaka ucishe make, ahubwo wige kubana nacyo. Usaba Imana gukomera, usaba Imana kuguha kubana nacyo, usaba Imana kukurindira mu kigeragezo, kuko Imana ijya yemera ko ibibazo byawe binuka bikanukira abantu. Uyu mudamu yumvishe inkuru ya Yesu, yumva inkuru ye uburyo akora ibitangaza, ariko atangira kwibaza uti uyu muntu nzamubona he? Yitekerejeho uburyo nuko asanga nta hantu azamubonera.
ngo umunsi umwe ari mu nzu yumva abantu benshi barasakuje. Uyu mudamu ngo yari amaze imyaka 12 arwaye, yarabuze umuntu, yarabuze umuganga, yarabuze inshuti, yarabuze byose. Uyu mudamu ngo ageze aho ngaho yumva abantu benshi ngo hafi y'urugo rwe barimo baravuga bakurikiye umuntu, abantu bagira iki. Asohotse ngabona ni wa mugabo yigeze kumva ya makuru ye ko akiza abantu. Atangira kumva amakuru ya wa muntu yumvaga ko akora ibitangaza, azura abapfuye, azura abamugaye, azura ikintu cyose cyangiritse kikaba kizima, akiza indwara yose iri mu muntu ikagenda. Yongera kumva inkuru, yongera kwibuka, arangije arebye abona ni wa muntu yumvisha amakuru ye, ariko agira ikibazo cy'uburyo ari bumugereho bitewe n'uko yari ahururiwe n'urujya n'uruza rw'abantu benshi. Ngo Yesu arimo agenda, wa mudamu afata umwanzuro wo kwipfuka mu maso. Abantu bari bamuzi kubera ko yatekereje ko naramuka abamubonye bari bumufata ataratangira kugera mu bantu kuko bamuzi. Ahubwo we yipfutse mu maso, yipfuka igitenge, yipfuka umwenda nyawo. Amaze kwipfuka umwenda, arangije arirukanka agenda byigana. Umukubise inkonje arihangana, umukubise umugera arihangana, umukandagiye amaguru arihangana, umukuruye agasunika arihangana. Uyu mudamu kugira ngo agere kuri Yesu byaramugoye, yariye inkonje nyinshi, yakuruwe cyane. Uyu mudamu yirengagije ibimubabaje byose, ariko agera kuri Yesu ngo amugezeho amukoraho. Yesu yiyumvamo ko hari umuntu umukozeho, yiyumva muri we hari ikintu kigabanutsemo. Arabaza ati ninde unkozeho? Ndakubwiza ukuri, hari abantu benshi bagendanye nawe, bagendaga bamubyiga, ariko nta muntu wari wamukozeho. Ariko uyu mudamu yamukozeho kuko yari afite icyo ashaka. Aravuga ati sinamuhinguka imbere bitewe n'uko nuka, sinamuhinguka imbere bitewe n'uko niyizi, ariko byibura reka nkore ku mwenda we, reka nkore ku mwenda yambaye, wenda nakira. Uyu mudamu ngo Yesu arebye ngabona kwizera k'uyu mudamu, yumva kunzu uyu mudamu, aramubwira ati kwizera kwawe niko kugukishije. Uyu mudamu ako kanya arakira. Ndakubwiza ukuri, kwizera kurarema. Mu yandi magambo, hari umuntu ushobora kuba amaze igihe kinini mu itorero, ukaba uri mu mihango idakama, ukaba wowe wumva yuko uri umuntu utanga icyacumi, uri umuntu uzinduka ugakora mu rusengero, uri umuntu ukora imirimo yose y'itorero, uri umuntu wubahiriza inshingano z'itorero, ukaba uzi neza yuko ibi ngibi bizatuma ugera mu ijuru, bizatuma ujya mu ijuru, bizakugeza mu ijuru. Ariko mu bantu ukaba ugifite kamere, ukaba ugifite ibyo kamere irarikira, ukaba uri wa muntu umeze nk'igitovu mu bantu. Ndakubwiza ukuri, ukaba uri umuntu uzi neza ko wabatijwe, ukaba uri umuntu neza ko wahawe inshingano, ariko mu bantu ukaba uri igitovu. Ndakubwiza ukuri, ntabwo uzirwa ugera mu ijuru, nta nubwo uzamenya inzira ijyayo. Niba ukiyumva mu bwami bwa Satani, utitaye ku cyo uri cyo mu itorero, utitaye ku nshingano ufite, utitaye ku mwanya mwiza ufite, utitaye ku byo ukorera itorero, utitaye ku bya 10 n'amaturo utangira mu itorero, ndakubwiza ukuri, niba ukiyumva mu bwami bwa Satani, ntabwo urakizwa. Abantu benshi baribesha. Ushobora kumara imyaka myinshi mu itorero, uri umuntu wubahiriza inshingano z'itorero, uri umuntu ukorana n'itorero neza, ari kwita inyangamugayo, ariko iteka ryose uzumva ko ugifite ubwami bwa Satani muri wowe, ntabwo uramenya Imana. Birasaba kugira ngo wowe ubwawe umanze wimenye mbere y'uko ujya gushaka Imana. Manza wimenye, wumve neza icyo ushaka, noneho usenye byose Imana yanga muri wowe. Ijambo riravuga ngo igihe cyose uzumva ikiyoborwa n'umubiri, uzamenye ko umwuka yabonye ko ukiyoborwa na kamere akavamo akigendera. Ndakubwiza ukuri, iyo abonye ko ukiyoborwa na kamere
arakureka. Twere kwitiranya inshingano z'itorero n'imirimo cyangwa se no gukorera Imana no gukizwa no gukora inshingano z'itorero biratandukanye. Ushobora kuba uri umuntu ufite umwanya runaka ariko ukaba uri wa muntu ukiyumva mu bwami bwa Satani, mu bantu ukaba uri igitovu, ukaba udabasha kubana n'umuntu uturanye wawe neza, ukaba uri umuntu uturanye n'umuntu ariko ugasanga muhora muryana, ukaba uri wa muntu utabasha gutunganya iwe mu rugo ngo amenye ko mu rugo hameze gutya, ukaba uri wa muntu mu rugo hahora urusaku, ukaba uri wa muntu mu rugo mu bana hahora urusaku. Ndakubwiza ukuri, abo bana ufite mu rugo ni donda Imana yaguhaye kugira ngo uzayirenge. Hari abantu benshi bazabuzwa ijuru n'urubyaro bafite, hari abantu benshi bazabuzwa ijuru n'umutware yahawe, hari abantu benshi bazabuzwa ijuru n'ubutunzi bahawe. Ndakubwiza ukuri, ikintu cyose ufite mu rugo iwawe gisaba kugikiranukaho. Wowe ufite ibibazo bikuremereye, wowe ufite uburwayi bukuremereye, birashoboka ko wagiye ku baganga benshi, birashoboka ko wagiye mu bitaro bikomeye, birashoboka ko wagiye hirya no hino bikanga, ariko icy'ingenzi ugomba kumenya ni iki: nta wundi muntu ushobora kugufasha, nta wundi muntu ushobora kugukiza, nta wundi muntu ushobora kugukorera icyo wifuza, nta wundi muntu ushobora kuguhindurira amateka uretse Yesu. Nasanze uyu mugabo agabura, nasanze uyu mugabo afite ineza, nasanze uyu mugabo agira ineza, nasanze uyu mugabo atandukanye n'abandi, nasanze ari umubyeyi, nasanze arenze kuba umubyeyi ahubwo akaba umubyeyi ukwiye, nasanze ari umugabo ufata umuntu akamuhindura mushya, akamuhindura icyaremwe gishya. Wowe udukurikiye uri hirya no hino, birashoboka ko uri hano mu Rwanda. Nk'uko bisanzwe, njye nitwa Ildefonse Habimana. Mu Rwanda ni mu rugo, ariko niba uri mu Rwanda, niba uri hanze y'u Rwanda, wowe iki kiganiro cyacu gitambuka buri cyumweru, kanda subscribe kugira ngo byibura kijye kibasha kugira abo gihumuriza, byibura wa muntu wari wihebye, byibura wa muntu wari wabuze inzira yumve yuko hari umugabo ushobora kumuyobora akamukura mu mwijima mubarimo akamugeza mu mucyo. Uwo nta wundi ni Yesu Kristo. Rero kanda subscribe kugira ngo buri muntu wese abashe kubona iki kiganiro. Ikiganiro kizatambuka kizajya kikugeraho neza nta mpungenge, kandi ukande like kugira ngo byibura iki kiganiro kibashe kugira abantu benshi gifasha. Ibihugu byinshi bimwe na bimwe harimo intambara, harimo inzara, harimo indwara z'ibyorezo, harimo ibibazo bikomeye, ariko wikwiheba kuko uri mu ntambara, wikwiheba kuko uburaye, wikwiheba kuko wabuze akazi.